zaburi hatubwiye izaturinda amajya ndetse n'amazi. Imana izaturinda. Ubundi hari ibintu bigeze nko kuri bitatu bituma Imana iturinda kandi ikaturinda twabigezeho. Njya nibaza ni ukubera iki? Ni ukubera icyo ubundi yagiye ibikuraho ntiturinde kubigeraho. Ko n'ubundi ari inshingano zayo zo kuturinda, irinda kuvunika iturinda yagiye ibisekura ikabikura mu nzu. Shamba rya mbere ijya yemera ko tubigeraho atari uko itwanze, igira ngo ituramere ishimwe ryo mu mutima. Cyo giti ry'igitsika mutima. Shamba rya kabiri ijya yemera ko tubigeraho atari uko ibyanze, ikaturinda byadusatiriye, ikaturinda byatugezeho atari uko itwanze, bikanamuhunahuna n'abatanga amakuru bagatanga amakuru atari uko itwanze, nayo ibigira ngo ibiyere. Hari abasirika bacumisha Imana bahumugisha, hari ababitambitse, hari n'abacuze imigambi ikabareka. Biravuze ngo bazaterana ariko sinzaba ndi kumwe nabo. Icyo yemera ko baterana bagakora n'inama bakanasinya bakabitega, bikazashaka bikabyemera bikagira 30 niyo, ariko igihe batazi irabyemera. Umvira byemera wewe cyane agipfa ntagikonze, yarabyemeye iragira ngo ikuramere ishimwe ryo mu mutima. Ijambo rya kabiri iragira ngo inariyereke kandi barahindura we bakavuga ati yo Uwiteka ari mu ruhande rwabo, twebwe agahindukirira igitsura cyawe kutumerera nabi. Bageze mu nyanja irabyemera ko abanyagiputa bakurikira byemera. Ikiriza amen. Iragira ngo ikuremere ishimwe ryo mu mutima. Muri aka kanya ufatanyije na Moshe kuvuga ngo Mana uzi kurinda, niyo mpamvu yabyemeye kugira ngo bijyemo. Imana izi kugira gute? Kurinda. Ijambo rya kabiri iragira ngo uretse no kukuremera ishimwe ryo mu mutima, nabo bamenye ko ariyo wakoreye. Burya hari igihe ugeramo umuntu akakubaza Imana ikorera. Umuntu yigeze ambaza Imana nkorera ndayiyoberwa, yizi ariko mbura uko nyimusobanurira, si ukuyoberwa kundi. Hari igihe ugeramo umuntu akakubaza Imana ikorera ukabura uko imusobanurira bitewe n'igihe ayikubarishe. Icyo gihe narabwirije iwanyu mu Nyakabanda, nigisha ijambo ryo muri Yobu rivuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Hari abasore bari bacumbikiye twabanaga, umwe nkajya mbona aragira atya nkagira ngo yafashe. Nari gutegura ibibazo aza kumbaza tugeze mu rugo arambaza ngo ariko tubuje bwita uri umukozi w'Imana bitasubiza sinabwiriza agatambo. Abantu bafashijwe sinavuze ngo bahaguruke dusenge, abatsinzwe bagahaguruka. Barambaza ahita ambaza ngo mezi 3 mazana wari bwagura isabune usanga sindaye. Amezi 3 mazana wari bwagure n'ibishyimbo bya biti usanga sindaye. Amezi 3 mazana wari bwagure n'injerekani y'amazi ya 20 usanga sindaye. Arambaza ngo Imana ikorera isiti si yaramamije. Uracanja kubwiriza ngarutse rero nakora nagiye kwigisha asanga yisinzirije. Ukomangira umuntu wisinzirije narakomanze no kwidirisha njyayo najya nkomanga arayikorera. Uracafata nzira byanyu ngagenda. Imana itagira isoni. Ubwo ngiye nibwo mu minsi nk'icumi byumweru 2 ese mbwira ngo njya kurambagiza. Iyo rero igihe kigeze ujya kurambagiza ngo nunyemera ntatinze bica mubajije izina mwanditse impeta byatwaye amezi 2 n'iminsi 20 birahura bihwanye twikorera ubukwe izuba riranjyana inkuza ku muhanda. Wa musore aza gusura umuririmbyi baririmbanaga muri karitsiye nakoreye mu aho ngaho. Batashya amuherekeje imvura iguye, uziko Imana ijya igwisha imvura mu zuba we.
hari icyo ishaka kugera barangije kugira amakuru baraza rw'iyo nzu. Imana ibona ntibihagije birabasuka mugengera abasuka ikoresha amabuwezi uko amabuwezi abasatira bakajya binjira uko amabuwezi abasatira bakajya binjira. Noneho bageze ku muryango mu mvura rero umuntu akomanga ahita yinjira. Bakomanze binjira basanga ni iwanjye binjira. Kandi reka mubwire nubwo muri salo haba hicayemo abagabo batanu ntiwayoberwa nyir'urugo ngo ni kubera bagiye gusohoka. Nibuka ko n'impamvu uzajya muhagaruza umwuka w'ubugwaneza ndabisanganira ndabicaza mbaha karibu ku mutima bati ndamubwira y'amana dore nibyo mubwira ndabamukomerekeje rwose ndabikora guteko nitamamagara madamu sheri gusuhuza abashyitsi abaraje mvuga kashe gusuhuza abashyitsi araza barasuhuza ahita abasengera abasohoje ati ese sheri mbawurira cyaka nari mbizi ko iri kwaka ariko ndabati ibishyimbo byaba bituri kubigura byarananiye reka yumve ko byibuze kugera saa 9 mbawuri kirimo. Madamu zikuyashuje iracyaka mutware bitavuga ati sawa na kamutware kagiye najya gufata telekomande hakuramo sede ntahagurutse ahita mama reka mbabwire Imana izikwiye mwarakoze kumpamagara mu gitaramo cyo gushima bibiri na 23 Imana dukuremo ibikomere by'Imana. Imana yomare igera mu ndiba y'umutima muri cya gikomere utaganiriza diyakoni muri cya gikomere utaganiriza umushumba kandi wakomerekejwe nawe Yesu kuko ntiwakomerekejwe n'umusinzi n'undi ujya mu kabari. Oya ntabwo ari umusinzi wakomerekeje wakomerekejwe na bene so aho ngaho Imana nihagera igira ite
ararwara bazana ku kidendezi kandi reka mbabwire ikintu cyambabaje, reka gutinda muri izi ngirasozi, reka mbabwire ikintu cyambabaje. Uriya murwayi yarwaye uburwayi bwose ariko amaso asigara ari mazima, sigara ari mazima. Ya mazi yihindurizaga yatangaga abandi kubibona ko yihindurije, ariko akabura imbaraga zimugeza. Uzi kuba warize uri umuhanga ufite diporome yawe, abo warusha kubwenge bakamutanga kubona akazi. Uzi kuba uzi gushakisha nawe ubwawe uzi ko uzi gukora, uri umucuruzi umenya ko wafata icyo ukacunguka hayangana ariko ugahombera aho abandi bunguke. Uzi kuba uri umwana w'umukobwa mwiza, Bibiliya ivuga ko abantu beza babaho ku buryo natwe twica hariya kanaka yerekanwa tukavuga ati byanze bikunze Nyirambegeta arakurikiraho, ariko Tereza na Susana bakerekana Nyirambegeta agasigara akarindaho akanga. Kubona umukobwa ukuze ntabwo aba akica gahunda. Maze na niba turarayiterana bazari ikindi abakirana. Uzi gukubitana nayo saa 11 agiye muri niba na Bibiliya tugiye iwacu none se aratinya ko bamufata yarakuze. Tugiye iwacu uze isingiza ndetse byari magambo aba yarashokoje agasimbana hano akabona biranze, akagura inkweto ndende n'ingufu agacokamo hose akabona ntibivamo, agasokoza ingoyi akanazitambika neza akabona ntibamubaza izina, akagura ishakoshi yo gukwaha niyo mu ntoki na sharupe ku rutugu, akagura Bibiliya y'icyatsi mu z'indaruka akabona ntibivamo, akaba yikubise muri 30. Rero iyo bikomeye ageze muri 30 atangira kubahiriza gahunda zose z'itorero. Vuga ati aho ngaho reka bari wacu uzi ijambo rimufasha riri muri Yesaya 50 ku Mwami Imana asa ibyo ariko nubwo ugeze aho ngaho Imana ishimwe ko yakurindiye ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe. Abo mungana byahwaniyemo bamaze kwishingira babyaye gatatu, ariko ikikwereka kuri mu mugambi w'Imana, Imana irakurinda ntawe ushiramo. Muhungu umaze gukuraho rero umaze kugira muzi ijambo we rimufasha ryanditse muri Luka kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute babihacungira. Abamaze yakuze mutabona perime byanga kuvamo, yarasirimbye yibuka ko igisirimba atazakijyana kwa sebukwe. Wajya kwa sebukwe ukamubwira ati wuviye ubuzi gusirimba mpereza ubugeni ntawe yawe ati umuntu yazataruka gusa bigahwaniramo azuka ariko komera. Iyo atabaye Theogene ntawe zawe, iyo atabaye umugabo wari uri hano avuga ngo inkweto zaratobotse bazagize ikaguma mu nzu y'Imana, z'inkweto zatobotse ugasura ubu. Ariko Imana ishimwe abakire b'iki gihe ntibagishyiramo amatapi ahura na sa. Wagezweho dutapi tungana n'ameza mwarabibonye, buriya ni Yesu watugereye. Amenya ko abanyamasengesho ukora
inkweto yaratobotse. Sisiteme yo gukorana n'inkweto n'amasogisi murayizi. Inkweto n'isogisi bikaviramo icyayi. Niba ari ikibazo abana asigara ku nzira kugira ngo ateye amahirwe kubera ivumbi riba ryacitse. Ubwo tukivayo reka ujye muri kamivuge. Imyaka ibiri yonyine niyo ishize ujya saa sita na nijoro utagira ngo utangiye kurya cyane. Ni ibiri. Mani nkabaye muri ibiri ejo bundi. Muri ibiri niho biriya byose bumva bije. Urumva ko no kuvuga simvuga nk'abashumba ndavuga mfatira. Ndetse macunga ngo n'iminota ndebe tutashe. Ariko buriya mu myaka y'itanu nzajya mvuga ati ijambo rya kabiri rikoreka kuri mu mugambi w'Imana. Iyo Yesu aje kugutabara ntawe atuma, we ubwe arizi. Tunyanibuka abasore batatu ubwo bari mu itanura ry'umuriro, Sadiraka, Meshaki na Abedinego. Hari aho bigera Yesu akavuga ati hari abanamutumyeho, ariko aha bigeze ngize gute ndizira. Komantere kugira ngo inkuru zabiri yazumvikane. Rero mu ijuru hahise hari inama y'umutekano yihuse iyobowe na data wa twese. Ingingo yo kwigaho yari imwe gusa ivuga ngo abana banjye ko bampamije bakagenda bagera mu itanura ry'umuriro, ninde wabatabara? Gihera ku bamarayika bati mwatabara abana banjye. Bati twabatabara rwose. Murakoresha igihe kingana gute? Iminota 45 twaba twageze. Imana iravuga ngo nubwo ari umuvuduko ariko mwasanga abana banjye byarangiye kuko itanura baryengejeje karindwi. Nihuse igera ku bizima abakuru 24 baravuga igeze ku basarafu 5-10 ku bizima bo ati Mana uyezu kuri mu minota 5 twaba tugeze. Ngigera kuri marayika Gaburiyeli muri kirasoza kuri marayika Gaburiyeli garavuga ati nukuri urabizi kandi bijyanye ibisubizo byawe mu kanya ko guhumbya no guhumbura itanura naba narigeze mu ngiye gutabara. Sadiraka, Meshaki na Abedinego, Imana iramubwira ati uwo nawe ni umurimo Gaburiyeli we wasanga abana banjye byarangiye. Ngo hari hasigaye umwe witwa marayika ukomera Uwiteka. Mu isezerano rya kera yitwa marayika ukomera Uwiteka, mu isezerano rishya niwe Jesus. Yohana yaranditseho mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Marayika ukomeye Uwiteka batureka tubanza tuganire. Ririya taka babumbye mariya amatafari ninjye wariremye, na biriya biti bari kwenyegeza ninjye wabiremye, nabo ubwabo bicaye bajya inama ninjye wabaremye, n'umuriro barahuye benyegezamo ninjye wawuremye. Ubu none aha turimo tuvugana namaze kugeramo kare muri ryo jambo rinamureba hose icyayi. Burya impamvu rutasengutse Yesu yarahagaze. Imana iguha umugisha. Ibyasenye urugo rwo kwa Muza nawe byarahageze birakomanga urabizi, ariko uracyari Yesu yarahagaze. Kuba umukobwa bataratwara ikinenda, bantu bari muri iri teraniro b'abamama bafite abagabo ababyeyi bafite abana b'abakobwa, mureke tuze gusenga dushimira Imana iturindiye abana. Ibiri kuba hanze nawe tubwire Imana ngo turagushimye ko Yesu hatubera. Amashuri barimo aratangira, turohereza abana bacu ku mashuri tugende tubasigaye.
hariya ku mashuri biga bahahurira n'abana batandukanye, abavuye i Rubavu ku mazi, Itumba ku Mukoni, Inyamijosi ku Itara, bahurira ku macika na hariya muri biriya biga bose. Kandi nuka umurezi Imana viye muri kumwe hasi. Umwana waririmbye muri Ecole de Dimanche, umwana waririmbye muri Sunday School, umwana waririmbye muri korali y'urubyiruko, yarangiza ukumva baraguhamagaye ngo yasimbutse ikigo. Mureke tuze kubwira Yesu ngo turagushima muri iki giterane cyo gushima Imana, kandi tujyana abana bacu uhatuye kandi ukomeze uhatuye. Uzi kubona umwana w'umuntu utavaga mu rugo atagusabye n'uruhushya, atebuka Yesu aragira ngo senga afite n'agasize mu modoka nibagiwe. Ntabwo ndamenya kukagendana ariko mba mbona ari byiza. Mba mbona ari byiza ariko ndabyibagiwe. Uzi ukuntu kera twihanaguraga ku mihanda tumaze guca amazi. None haleluya. Ubwikozi nakandi leta nkajyana bitugeraho ariko ntabwo dushira n'iki. Ijambo rya kabiri yaje kudutabara agira gute arize. Ijambo rya gatatu aza ku munsi udasanzwe. Bibiliya iravuga ngo aza gukurira umubyeyi, uyu mugabo Bibiliya ntigaragaza niba ari umugabo cyangwa ari umugore, ngo yaje ku isabato, ku munsi w'isabato, ku munsi udasanzwe. Reka nkubwire ngo ntuzashakire Yesu inzira ngo byaca ku munsi udasanzwe. Iki gitaramo cyakubera umunsi udasanzwe, umunsi w'ejo wakubera umunsi udasanzwe, n'ijoro byakubera umunsi udasanzwe. Umunsi udasanzwe, umunsi udasanzwe. Ku munsi udasanzwe numvishe telefoni impamagara imbwira ngo jya kugura ikibanza ngaya amafaranga. Ku munsi udasanzwe ngura ikibanza, siragira ngo ni ikibanza ni ubutaka. Ku munsi udasanzwe abantu barampamagara ati menyesha mama. Uzaho umuntu akubwira ngo wambabare ukaza nkaguhasi, so uramubabarira cyangwa uyitujya. Ku munsi fata mu kiganza umubwire ko ku munsi udasanzwe. Uzaho umuntu ahaguhasi matari kwanga ibifuka 10, 20 akabaza dina hariya ziri ku isi. Mubashaka bava Filipo gwino hadi pakira toni zingahe akaguhasima mu mato. Motone n'igitwa pakira toni ibyanjye suku bari biva muri toni n'imisimazi oya bo barapaki. Kumusuda sinaje kwigisha muri Fosco yakwa kuri uriya mushumba witwa Masengo, ndigisha nafashwa mu bajyamuranje afashwa masha akagahugu gaya kanezeza mugura makara wagura makara mbana menshi no muri jaride gasa. Kumusi ita ari design ya makara. Imagine yo Yesu yizwe aza ku munsi udasanzwe. Irimo tuwarete, kurumva tuwarete niba zingana gucukura ibyumba n'ibingana.
icyerekezo hariho imiryango imwe kuri banki igenda ku mapine amatara arimo umuziki mbese urasura ukajya